Muraho ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe bituwe n'ibice by'isi bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Hanyuma rero ndagira ngo twanzikire ahangaha itariki ya 5 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2026 muri village Urugwiro habereye inama yowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi nama yiga ku hazaza h'umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange, yavugiyemo byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo tuze kugarukaho. Bimwe muri byo turi buze kugarukaho kuruta ibindi byose muri rusange n'uburyo mituweli yongeye gasubirwaho ndetse ikanaganirwaho mu by'ukuri n'abadepite ndetse n'abagize inteko nshinga amategeko, ibintu bikavugururwa, amafaranga ya mituweli akongera agasubirwamo ubundi busha. Gusa mu by'ukuri ibyasuyemo cyane kuruta ibindi nta bantu bo mu cyiciro cya 3 ndetse n'icyiciro cya 2 nibo ngira ngo mu by'ukuri ibyabakorewe cyangwa se discount cyangwa se igabanyirizwa ryabakorewe niryo mu by'ukuri ryavugishije benshi mu by'ukuri bagaragaza ko bishimiye izi mpinduka, bashimira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Paul Kagame ku byo mu by'ukuri yakomeje kugenda akorera abanyarwanda ndetse n'uburyo akomeza kubereka urukundo ndetse akanabereka ko yitaye ku buzima bwabo kuruta ibindi byose mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nkuko nawe akomeza bigaragaza agira ati umutungo dufite usumba ibindi byose ni umuturage w'u Rwanda, ni umunyarwanda ndetse n'umunyarwandakazi. Hanyuma rero ndagira ngo mu by'ukuri kugira ngo tuze kumva neza uburyo ibintu byahinduwemo ndetse n'uburyo kugera uyu munsi biteye, itariki ya 5 z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 ni itariki mu by'ukuri benshi mu banyarwanda batazibagirwa. Abari batari bagatanze mituweli nabo bose ndagira ngo tuze kubigarukaho. Abari bamaze kuyitanga ese ko bamaze kugabanya amafaranga bo biraza kugenda bite? Ese barayasubizwa cyangwa se ntibayasubizwa? Ese biraza kugenda gute ko bari baramaze gutanga amafaranga bo mu cyiciro cya 3 bishuye ku bihumbi 5 biraza kugenda bite? Ese ko mu cyiciro cya 2 bari baramaze gutanga amafaranga bishuye ku bihumbi 3 leta yabatangiye igihumbi, bo biraza kugenda bite? Abo mu cyiciro cya 4 ndetse n'icya 5 mwebweho mu by'ukuri namwe byanyu turaje tubivugeho, gusa mwebwe nta mpinduka nyinshi zagiye zibamo. Hanyuma impinduka nyinshi ziri mu cyiciro cya 2 n'icya 3 nkuko nari maze kubibabwira. Ndagira ngo mu by'ukuri kugira ngo tuze kumva aho ibi bintu biva ndetse naho bijye bize kutworohera kumva no kubisobanukirwa uburyo byakozwemo, kuko bisa nkaho hari ukuntu bishobora gucanga cyangwa se gusa naho byivanga ugasanga hari ubinaniwe kubisobanukirwa ndetse n'uburyo bigomba gukorwamo. Ndagira ngo benshi twari tumaze igihe mu by'ukuri turimo kurekarama ibyiciro badusizemo. Hari abari bavanwe mu cyiciro cya 3 bagashirwa mu cyiciro cya 4 cy'ibihumbi 8, abo bose bari barimo kurekarama nyine kugira ngo basubizwe mu cyiciro cya 3. Hari abari basizwe mu cyiciro cya 3 bagomba kujya mu cyiciro cya 2, abo nabo bari barimo kurekarama ndetse birimo gukorwa. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo bikorwa byo biracyakomeje. Ufite ikibazo nk'icyo ngicyo nyine ugomba mu by'ukuri kubinyuza ku muyobozi w'akagari kanyu akaza kugufasha kubikemura ndetse no kubirangiza neza, ugahindurirwa icyiciro hakurikijwe amategeko n'amabwiriza n'ubundi agenga ibyiciro. Ndagira ngo noneho twanzikira ngaha dusubire inyuma gato tumanze tumenye ngo ese ubundi byose byatangiye bite. Ndagira ngo mwibutse ko impamvu tugiye kuvuga ibi ngibi nuko biri buze kudufasha kumva ndetse no guhita dusobanukirwa neza uburyo ibindi byakozwemo, uburyo ibindi byiciro byahinduwemo muri rusange. Biraza guhita bitworohera kumva uburyo ibi ngibi bazanye bisha biteye. Ndagira ngo musubize inyuma gato aho byose byatangiriye. Ubundi byose byatangiye mu kwezi kwa 2 umwaka wa 2026 ubwo mu by'ukuri benshi mu banyarwanda bari barimo bivuza nta kibazo bafite bitegura kuzishura umwaka wa mituweli 2026 2027 nibwo mu by'ukuri systeme ya RSSB yagiye hanze itunguranye cyane. Benshi bajyaga kureba amafaranga bagomba kwishura nyine bagasanga amafaranga ya mituweli yazamutse ku kigero gikabije cyane, dore ko buri wese wajyaga muri systeme yasangaga harimo ibihumbi 20 ko ari byo agomba kwishura buri munyamuryango. Ibi byacigikwa muri societe nyarwanda bivugisha benshi, biza gutuma RSSB nayo ijya ku mateleviziyo n'amaradiyo isobanura neza uburyo ibintu byagenze. Muri iki gihe RSSB yavuze ko ibihumbi 20 bari kubona muri systeme nta muntu uzishura ibihumbi 20 mu by'ukuri atari mu cyiciro cya 4. uko niko RSSB yabisobanuye. Gusa ibyo ngibyo ababisobanuye nyuma babanje kujya kuri televiziyo baravuga ngo ibyo mwabonye ni systeme yari yatanye, systeme yari irimo gusanwa cyangwa se kuvugururwa, birangira systeme igiye hanze muraya accessinga kandi bitari byemewe nyine ku bw'ikoranabuhanga. Urabizi ikoranabuhanga ntirisezerana n'umuntu. Hanyuma nyine icyo nicyo basobanuye. Abanyarwanda baravuga bati
bati n'ubundi nta ndurivugira ubusa ku musozi. Ibyo nibyo byahise mu by'ukuri bituma RSSB n'ubundi yahise isohora itangazo igaragaza uburyo ibyiciro biteye bisha ndetse n'uburyo amafaranga yo kwishyura muri buri byiciro nayo yose ateye muri rusange. Ibi byose bikimara kujya hanze rero icyahise kiba nuko abanyarwanda benshi nanone ntabwo bigeze bishimira iki cyemezo cyari cyafashwe na leta y'u Rwanda ndetse na RSSB bafatanyije kugira ngo bazamure amafaranga ya mituweli. Gusa RSSB yasobanuye neza ko ibyo byose uburyo byari byazamutsemo, impamvu byazamutse ari uko nyine kubaho ko mu Rwanda kurimo kurutaho kuzamuka ndetse n'ibintu byose birimo guhenda, ariko bakirengagiza ko umunyarwanda nawe kugira ngo aramuke abone umunsi wa mbere ukeye abone undi munsi uje biba byamusabye amafaranga ari menshi cyane, dore ko living cost cyangwa se igiciro cyo kubaho mu Rwanda kirimo kugenda kirutaho kuzamuka ndetse no kuba no kwihanika cyane tugeranije n'uburyo ibintu byari bisanzwe biteye. Ndagira ngo hanyuma ibi ngibi bize kudufasha. Ubundi itangazo RSSB yasize hanze harimo ryagaragazaga ibyiciro bitanu by'ubudehe, buri cyiciro gifite amafaranga gigomba kwishyura agiye atandukanye n'ikindi cyiciro. Ndagira ngo ibi ngibi tubinyuremo mu kanya hanyuma bite bidufasha kumva no gusobanukirwa uburyo ibindi byakozwe ndetse n'uburyo tugiye kubikurikiza. Ndagira ngo mu by'ukuri ntuze gucikwa. Hanyuma iyi ni Rwanda Media News wumva nk'ibisanzwe. Ndagira ngo nyaboneka ukande kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo hatazagira amakuru n'amake yongera kugucika. Nkuko mu by'ukuri itangazo ryagaragazaga ko abantu mu cyiciro cya mbere bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 4,000, ariko bo naba ari bo bayishurira ahubwo bakayishyurirwa na leta. No kuvuga ngo yari nkunganire yuzuye 100% leta kwishurira amafaranga 4,000 byose. Ubwo urumva abantu mu cyiciro cya mbere n'igiceri na kimwe bagomba kujya batanga nkuko byari bisanzwe na mbere. Leta yari isanzwe bishurira na n'ubu ngubu leta yari igiye kujya bishurira ayo mafaranga 4,000 ikayishura kuri RSSB hanyuma bakivuza igihe kingana n'amezi 12, ubwo n'umwaka wose. Mu cyiciro cya kabiri ho noneho niho byahindutsemo gatoya muri rusange, kuko icyiciro cya kabiri nkuko mbere byari biteye harabishurirwaga mituweli ndetse hariho n'abayishuriraga mu cyiciro cya kabiri. Noneho iki cyiciro cyo cyari cyavuguruye nacyo burundu cyasezweho umuco muri rusange. Umuco wari uteye uterero uko ari kuvuga ngo umuntu mu cyiciro cya kabiri bagomba kujya bishura 4,000 nabo nk'abo mu cyiciro cya mbere, ariko ibyo 4,000 nabo ntibabyishure byose. Mu cyiciro cya mbere bo bagomba kujya bishurirwa na leta nabibabwiye, ariko mu cya kabiri bagomba kujya bishura 4, ariko muri ibyo 4, 3 muri byo akaba aribo babyishurira kuri buri munyamuryango, hanyuma 1,000 bakakishurirwa na leta. Ni ukuvuga ngo niba wari ufite abanyamuryango 3 mwese umuryango wawe uri mu cyiciro cya kabiri, icyo gihe abo banyamuryango 3 buri wese yagomba kwishyura 3, leta nayo ikakwishurira 3. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umwagomba kwishyura 9, leta ikakwishura 3, bigatira 12. Ubwo ari byo bya 4 bya buri muntu. Ngira ngo noneho ahangaha turimo kubyumva ndetse turimo no kujyanamo neza. Mu cyiciro cya gatatu aricyo nacyo cyabayemo impinduka zikomeye kuva ku 3,000 bagahita bageza ku 5,000. Murumva ko ni ibintu bitoroshe, ni hafi ubwikube kabiri bwa mituweli bw'igiciro cya mituweli. Ibi rero nabyo mu by'ukuri byababaje abantu benshi bari basanzwe bari mu cyiciro cya gatatu ndetse n'abari basizwe mu cyiciro cya gatatu ku kanya, dore ko nabyo byari byavuguruwe. Birababaza cyane pe, kandi mu by'ukuri biranababaje. Bakomeza kugaragaza ko nyine nabyo batari babyishimiye, hanyuma ariyo mpamvu benshi barimo kugenda bahindura ibyiciro berekana batanga na proof igaragaza ko cyangwa se berekana uburyo nyine badakwiye kujya muri icyo cyiciro. Ndakeka nashidikanya ko kuri mwese biri gukorwa, abo bitari gukorwa majya muri comment mukatwandikira aho muherereye, ndetse mu by'ukuri tukaza kumenya ngo niye mpamvu iri gutuma bidakorwa. Ese abayobozi b'imidugudu yanyu ubwo byaba bimeze bite? Baza kubarebera. Hanyuma icyiciro cya gatatu cyo ni ukuvuga ngo byari 5,000 nyine bagomba kujya bishura nabo bakabyishurira nta nkungane na ntoya ibayeho, bakishyura 5 byose nyine 100%. Leta nta n'ikintu agomba kubafasha na gitoya kuri ayo mafaranga y'ubwishingizi bwo kwivuza bungana n'umwaka 5,000 kuri buri munyamuryango bagomba kuyishurira yose mu by'ukuri. Rero bakakomeza bagaragaza ko leta itererana mu cyiciro cya gatatu, ndetse natwe iyo dukoze igiriranije dusanga abantu mu cyiciro cya gatatu ubundi batanga amafaranga menshi ugereranyije nayo binjiza. Ndetse niyo tugiye mu misoro usanga abasora bo hagati nk'uko abantu mu cyiciro cya gatatu basa nkaho bari hagati, usanga abasora bo hagati basora amafaranga menshi ugereranyije n'abandi bantu bose. Nicyo gituma rero
leta y'u Rwanda ibigenza gutyo kubera ko abantu bo hagati baba bafite umuhate wo gukora ndetse bakora bikanagenda. Niba abantu badashobora mu by'ukuri gucika intege ngo bavuge ngo ibi bintu turabihagaritse burundu kubera ko baba bakora umunsi ku munsi bikagenda ndetse umuryango wabo bayeho neza bahorana umuhate muri rusange. Nicyo gituma leta ibacaginga cyangwa se bishyuzwa amafaranga menshi kubera ko izi ko batabihagarika. Ibaze nawe umuntu wo mu cyiciro cya mbere iyo umubwiye ngo uzishyura amafaranga 5,000 ahita akubwira ngo ngiye nayo nzishyura maze nzarebe icyo uzantwara nushaka uzanyice cyangwa se ubundi urebye neza wowe iyo ndebye ubona ngenza yakurahe. Kandi koko birumvikana abo usanga ari umukene kurya bitamworoheye astragoringa nyine kugira ngo arye, usanga ari ibintu bikaze cyane. Nicyo gituma leta ibishurira rero umuntu mu cyiciro cya kabiri nawe rero leta ikagerageza kumusayidira kuko nawe niba umuntu ushobora kwivumbura akavuga ngo ibyo byo kwivuza mu bireke ngewe nubwo nivuza n'indwara nzapfe burundu kuko aya mafaranga sinayabona. Hanyuma mu cya gatatu baba bayafite kuko baba banakora bakayabona ari make ariko bikarangira nayo yose basa naho bayamariye mu misoro ndetse no gutanga mituweli. Iki ngira ngo ahangaha twese turacyumvishe neza. Ngira ngo dusimbukire no ku cyiciro cya kane. Icyiciro cya kane bagomba kujya bishyura ibihumbi 8 by'amafaranga y'u Rwanda nabo bakayishurira yose nta nkunganira ya leta ibahayeho cyangwa se nta kubasayidira habe na gatoya, no kuvuga ngo bagomba kujya bishurira 100% kurindi nta kintu na gito ya leta bafashije. Mu cyiciro cya gatanu ubu byari 2020 iki cyiciro cya gatanu dore ko kibonekamo abakire babagwiza tunga babandi bafite inganda amamodoka ndetse n'ibibanza binini amazu menshi bakodesha babandi binjiza amafaranga menshi afatika ku munsi b'abakozi ba leta bahembwa amafaranga arenga miliyoni mu gihe kingana n'ukwezi, abaminisitiri ndetse n'abandi bose bo mu nzego zo hejuru abakora ndetse bakaninjiza amafaranga menshi cyane nibo baba muri iki cyiciro. Iki cyiciro rero cyo ni ukuvuga ngo aba bantu nyine bishura mituweli bakoresha 20,000 kuri buri muntu. Gusa abandi bo mu bindi byiciro bisanzwe bagakomeza bagaragaza ko aba bantu nyine n'ubundi mu bisanzwe badasanzwe bishura iyi mituweli ahubwo bishakira ubundi bwishingizi bwo kwivuza butandukanye na mituweli ko ari bwo mu by'ukuri bubahereza serivisi nziza kuruta iyo mituweli de sante itanga. Kandi mu by'ukuri nibyo iyo dukoze igiranisha dusanga aba bantu b'abaminisitiri ndetse n'abandi bose bahembwa amafaranga afatika ahubwo batishura mituweli bakishura ubundi bwishingizi bwo kwivuza akaba aribwo buzafasha mu kwivuza umunsi ku munsi. Ibyo rero nanone bigakomeza bigaragaza neza yuko ahangaha abanyarwanda barimo gushora amafaranga menshi cyane mu bijyanye no kwivuza dore ko nyine na bimwe mu bivurwa cyangwa se mu ndwara zivurwa nazo zongewe ahangaha. Rero mu by'ukuri ndagushimiye twabanye kugera kuri uyu munota. Reka dukore video mu kanya isobanura neza uburyo ibintu byose biteye. Ndabona video iri kuba ndende. Bye bye, twongere guhura mu kanya. Nizere ko wakoze subscribe kugira ngo udacikwa.